Diakoni. Muraho. Mukomere cyane. Babita bande? Ni Padiri Remy. Numbona. Padiri Remy. So. Wakomeza ni karibu. Nakerewe se? Oya nta kibazo wakomeza. Yesu ashimwe. Namahoro. Namahoro masa. Babita? Nitwa Pastor Manase. Hano ahanga. Murakoze. Yego. Ni karibu. Yego. Yesu ashimwe mushiki wacu. Namahoro. Babita? Keri. Ni karibu. Oya nta kibazo. Ni karibu. Shitani. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe. Babita? Dana. Nawe nyine uje mu nama. Yego. Sawa. Amahugurwa aratangira mu kanya. Ni karibu. Amahoro y'Imana muvanye. Nawe kandi morane Yehova mukuru yarabivuze ngo twese dukoreye hamwe nta kimwe tutageraho umunara murinzi urabisobanura cyane. Babita? What? Pastor nde? Umushumba Regis. Uri pastor uri umushumba? Byose ndabikora na bishop yo mbonye birakanja guturitsa ngo njyanga taha. Siko nakubonye. Nakubuze kuko mbona banditse bishop nkumva uri kungira pastor. Nakubuze ariko abandi urababonye bayo butangira kutubura. Ya sibyo muvandi. Ariko urabona ko nakuvivuye nyine wageze mu nama. Ni karibu. Amahugurwa aratangira mu kanya. Yego. Karibu. Amahoro y'Imana bane namwe. Amina. Ngira ngo nkuko mubizi igikorwa cyatuzanye mwese murakizi cyaduteranyirije hano no gusoza amahugurwa tumazemo iminsi y'abakozi b'Imana. Amina. Ngira ngo ndatangira nsoma liste kugira ngo turebe niba koko buri mukozi w'Imana yaba yabashije kuhagera. Hanyuma munyemerere dutangire twakira umuvandimwe waje hagarariye abahamya ba Yehova, umusaza mukuru Regis turabakiriye. Imbere cyane umusaza mukuru ndahabaye nkabana papa wabo niko idini ryacu bitubwira. Hanyuma turakira n'uwaje hagarariye idini rya ADPR, Revera Apotre Manase yahageze. Yesu nashimwe. Amina. Waje hagarariye idini rya Gatolika, Padiri Remy turakwakiriye. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Waje ahagarariye abaporoso, Apotre Dana yahageze. Yesu ashimwe. Amina. Hanyuma ndagira ngo munyemerere dusoreze kuri mushiki wacu mwene data waje aturutse mu badivantiste bo munsi wa 7, Pastor Kereni turakwakiriye. Maranatha. Mwami Yesu naze. Hanyuma ngira ngo nkuko mubizi twaje gusoza amahugurwa yacu aho buri umwe wese ubasha kubona impamyabumenyi azasohoka hano akabasha kujya hanze ahatandukanye mukabasha namwe gushinga amadini yanyu. Mbabwira yuko icyambere cyo nuko mwese ucyo muhuje nuko muhamiriza hamwe umwami umwe. Turatangirana na bene data bo mu idini rya ADPR. Ngira ngo ese hawe Manase nyuma yo kuva hano ukaba washinga idini ryawe ukagira intama nawe uyobora ukitwa umushumba ni icyo usabwa. Hanyuma ngira ngo hari utuntu tumwe na tumwe ngomba kubigisha mbereka ati se ni gute wowe nka umushumba ugomba kuyoboramo ni energy ni gute cyose ku buryo umenya ngo ni gute usengera umuntu. Izo ndime se bibaye ngombwa yuko uzikenera uzazikoresha uzazikoresha gute. Mbere na mbere kugira ngo wenda ngire n'utwo mbereka cyangwa n'utwo mbakosoraho ndabanza kugenda nakira buri umwe ndebe ese ubumenyi mumaze kugira n'ubuhe, ese mumaze kugera ku ruhe rwego, none tuze kurana nawe duhera tubakosora. Ngira ngo twatangirana na mwene data guturuka muri ADPR, Revera Apotre Manase. Ni karibu utwereke ibyo umaze kumenya. Haleluya. Rero ndagira ngo ntangire nshimira bagize uruhare mu gutegura
aya mahugurwa kuko burya kuba umukozi w'Imana ni ikintu kitoroshye, bisaba kwigomwa wowe ubwawe, kubera ko uru rugendo tujyamo rugana mu ijuru ntabwo ari urugendo rworoshye. Kugira ngo uhere ku nyigisho z'umubatizo kuzamuka ubaye apotre ni imisozi cyangwa se inzira nyinshi z'inzitano uba waranyuzemo. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo mbere yuko tujya gutanga ubutumwa kuri bari abantu tujye kubwiriza no guhindura, tubanze duhinduka ubwacu twebwe. Haleluya. Mba wishimye pepera Yesu utyo. Haleluya. Hanyuma hari inyigisho ubwacu twebwe zitureba nk'abakozi b'Imana. Ku 60 Yesu yabwiye umuntu ngo nkurikira, umva byari nk'itegeko ati nkurikira. Aramubwira ati mwigisha, reka mbanze njye gushyingura data. Umva umubyeyi w'umuntu abakomeye, ariko Yesu aramubwira ati reka bapfu bajye guhamba bapfuye babo, naho wowe jya gutangaza iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Dukomera amashyi wateguye amahugurwa, reka tumukomera amashyi menshi cyane twese. Haleluya. Bishop mwarakoze. Rero karagaciyemo buryo jya uterbereza arabwibanza, nagiraga nerekeye aba baturi kumwe, aba mu Adventiste, aba Katolike, aba Poroso, aba Yehova, ko aho tugera umurimo utoroshye. Hanyuma Manase ataragenda gatoya, ngira ngo mwamuha nkangahe mugeragereje uburyo ibintu bamwigishijemo atweretse muri make amahugurwa bamuhaye, atweretse uburyo yawe gusa, ariko hari akantu gatoya Manase wenda namukosoraho nicyo tubereye hano, kwemera kugengwa. Amina. Ngira ngo ibintu byose wenda numva twabahaye muri iki cyumweru mumaze mu mahugurwa nagerageje kubibona, usibye akantu gatoya twababwiye ariko kugerageza gukominika, gukorana n'abakristo cyangwa se abakizwa bitabiriye amateraniro. Ndagira ngo nsomere muri Tito wa mbere igice cyaho cya 6 kugera ku cya 7. Tito wa mbere igice cyaho cya 6 kugera ku cya 7, ngira ko nkwigisha kandi ku buryo wabuza gukoranamo n'abakristo bawe. Amina. Muravuga ngo mugende muhugurane ku by'umwuka. Amen. Ayenzuruka mbane namwe. Tito wa mbere igice cya 7 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Ngo Tito iravuga ngo urasoma mu ijwi ryo hejuru. Tito yashinzwe. Umurongo wa 5 haratubwira ngo icyatumye nkurekera Ikereti nukugira ngo utunganye ibyari bisiga bidatunganye. Biramo ngaho. Icyatumye nkurekera Ikereti. Icyatumye ngirane nkurekera Ikereti bene data muzamure. Haleluya. Biramo ko kandi icyatumye ngirane bakumve neza. Icyatumye nkurekera Ikereti. Simba kujya ku murongo waho wa 6. 6 baravuga ngo haleluya. Amina. Buri wese muri bo, buri wese nuvuga buri muntu wese wari hafi agomba kuba indakemwa, agomba kugira ate kuba indakemwa. Amina. Komeza ku murongo wa 7. Akaba n'umugabo ufite umugore umwe. Simba kujya ku murongo wa 7. Umurongo wa 7 aratubwira ngo haleluya. Amina. Erega n'ubundi ubuyobozi naho zimbabwira ngo erega n'ubundi umuyobozi nuvango muri make ibye tumaze hano tubayobora. Komeza aho ngaho. Erega n'ubundi umuyobozi w'umuryango w'Imana umuryango w'Imana mu Imana icyubahiro. Pastor mumera amashyi. Pastor urakoze cyane. Murakoze cyane. Imana igize mu duhaye ni nziza. Murakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane namwe, ngira ngo twakomezanya n'abavandimwe baje bahagarariye idini rya Gatolika. Padiri Remy ni karibu nawe. Kristo Yesu akuzwe. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Shaka ko dusoma amagambo makeya, byinshi babivuze, niyo mpamvu ntari bushake gutinda ahangaha, gusa twize byinshi muri aya mahugurwa, ariko nkawe inyuma ko mbande budakurikira turaza gusoma amagambo aboneka mu Bakorinto ba 2 ibice 2, turaza guhera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Aravuga ngo niyemeje rero
kutagaruka iwanyu mu gihe tukibabaye. Niba se koko ari njye ubababaza, ninde wundi wangarurira ibyishimo usibye nyine uwo nabababaje? Mwakira ijambo ry'Imana. Shima Imana. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Amashyi menshi cyane kuri Padiri Remy. Uyu nawe yagerageje amasomo ye, birumvikana ko yayafashe neza. Akantu gatoya namukosoraho, nawe asa naho atarametiriza neza. Ese numara kugira ikiriziya cyawe hari uburyo bavugamo ivanjiri ntagatifu. Ndahera hano kuyimuka Misiri, amategeko yerekeye ingoro y'Uhoraho, umutwe wa 25. Ugasoma nyine nk'umupadiri. Roho Mutagatifu azakomeza kugenda abana natwe. Yego. Musa ategekwa n'Imana kubaka ihema ryiza kandi ryari rijyanye cyane. Amena. Nuko mumukomera amashyi cyane Padiri Remy. Ako niko kantu yari yibagiyeho. Ubutinde nicyo kintu kiranga abapadiri muri rusange. Ngira ngo twakomezanya n'umusaza mukuru Regis guturuka mu bahamya ba Yehova. Ni karibu cyane. Mwiwe neza Mwami Yehova bane namwe. Ngira ngo twariganye, twigiye hamwe, twarahuguwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi butandukanye. Twagiye turushaho kumenya ndetse no kumenyana. Ndakeka nta mukobwa mu twiganye utanzi, nanjye ntawe ntazi. Muri make rero ndagira mbasangize ubutumwa nanjye nakuye muri aya mahugurwa. Ngiye nagezeho nsoma Umunara Murinzi, ubwanjye nsobanukirwa yuko udutabo twose tuva mu idini ryacu ry'abahamya ba Yehova twigisha ndetse tukanasobanura iby'uru rugendo turimo. Magedoni bisobanura neza ko uko mumeze bivuga ku irimbukiro ryanyu. Yehova niwe wanyu, Yehova niwe wanjye. Ariko hari ikintu kimwe ntazihangana nubwo bamugoye. Abantu tugenda twisha ku muhanda bakumva, tukaba dufite n'abari tugenda tugakomangira ku ngo zawe ntibumve. My friend, ntabwo byo bizashoboka. Buri munsi nkunyuraho nkumanganga, nta mikino irimo. Yehova ni Yehova. Tunasikia Yehova tunakuua. Yehova ni Yehova. Ngira ngo naratojwe, nozwa ko Yehova ngomba kumugenda imbere akangenda inyuma nkamusobanura akansobanura. Yehova yenyine kunywa aranywesha. Yehova ni umuntu wa mbere umenya ko mfite inyota. Tugomba gukora tukananywa tukanaruhuka. Utanywese wakora. Arakoze cyane umusaza mukuru guturuka mu bahamya ba Yehova. Wanshakira icyo kunywa? Kiraza kuboneka nta kibazo. Gusa mbere yuko agenda nawe namukosoraho akantu gatoya. Ku bahamya ba Yehova uko bigisha, buri kigo cyabo cyose kiba kibaza. Ako kantu ugomba kukamenya. Niba bagiye kwiga ku kigwa kivuga umuzuko, titre yabibaza ngo umuzuko ni iki? Abahamya ba Yehova buri kigisho cyabo cyose kiba kibaza. Ese umuyobozi wacu ndamurashe? Abahamya ba Yehova buri kigisho cyacu kiba kibaza.